Njye na boss twararyamanaga. Nari ndi umukozi wo mu rugo nkaryamana na boss buri munsi. Boss akakunda kujya mpa amafaranga nkajya nyoberwa impamvu yama, ariko nyine ko yakuntu nakundaga kumuha neza, ubanza naramukomye agahita akajya nyine akomeza kumpa amafaranga, agenda yama gusa nyine boss nawe yarazi gukora akazi fresh. Umunsi wa mbere mpageze boss yatangiye kumbwira ko nteye neza, ndi umukobwa mwiza mfite igikara cyiza. Kubasuzana kuba ikaze kuri Yawe TV ni by'agaciro cyane ko mwaduhisemo. Tubashimira wowe uri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi, wakoze cyane kureba ibiganiro byacu tuba tubagezaho. Niba utarakora subscribe ari ubwa mbere ufunga ibiganiro byacu urayikora kugira ngo niba tujye tubana mu zindi nkuru tuba tubagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Patrick Maronge, kuba ikaze kuri Yawe TV. Mukwibutsa ko kandi dufite website yacu yawetv.com, iyo ngiyo igufasha kumenya amakuru, kamenya isi bayerekeza. Ikintu cya mbere n'amakuru, kabaho ufite amakuru. Uko murimo kubibona tuba dukora stories zitandukanye, tuganira n'abantu batandukanye badusangiza bimwe n'imwe ku buzima babayemo. Uyu munsi nk'uko murimo kubibona kuri kamera zanyu turi kumwe umukobwa tugiye kuba tuganira. Uraza kumenya byinshi kuri we, urimo kwibaza n'impamvu yadusuye kuri Yawe TV. Dusabwa no gukomeza kuba kuri kamera zawe, hanyuma ugasobanukirwa byinshi kuri uyu mukobwa tugiye kuba tuganira. Tugiye gutangira tumuha ikaze, hanyuma atangira twibwira, hanyuma aze kutubwira n'igiki kimugenza kuri Yawe TV. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Meze neza? Meze neza. Watangira wibwira abadukurikiranye kuri Yawe TV. Okay, nitwa Mutuyimana Aline. Naje hano kuri Yawe TV kugira ngo dukorane ikiganiro cya story yambayeho. Yitwa Mutuyimana Aline. Mutuyimana Aline niwe tugiye kuba tuganira kuri Yawe TV. Twamaze kuguha ikaze kuri Yawe TV. Wakoze cyane kutugendera na story ugiye kudutangiza, hanyuma ugiye gutangira tubwira ni story imeze gute kugira ngo dukurikiranye bashira amatsiko. Story ngiye tugiye kuganiraho uyu munsi ni story y'ahantu nabaye ndi umukozi wo mu rugo, ariko nyine nihengekana na boss kuno tukagira uko twisayidira. Mukisayidira mu buhe buryo? Mu buryo bw'uko nakabaye ndi nk'umugore ariko afite umugore nyine ari we mabuja. Mbese mabuja we ntabwo yahabaga? Mabuja yabaga ahari. Byagendaga gute? Wahageze ryari aho ngaho? Wakoze igihe kingana iki? Tubwire story muri rusange ukuntu. Okay, nahageze 2018, nahavuye 2019, hafi 2020. Uwo mama yari umurokore, akajya nyine abyerekwa rimwe na rimwe akabitubwira, akambwira ati narose uri kumwe n'umugabo wanjye, narose mwaryamanye. Nkamubwira ati mabuja ntago byashoboka rwose, ariko nyine umugabo nkaba nabeshya na mabuja ati mabuja ino weekend sinzaba mpari, nzaba nagiye mu rugo mu cyaro. Boss rero kuko n'ubundi yakundaga gukora atahaba, agahita ambwira ati noneho weho ngwino duhurira aha n'aha, nkaba namara na weekend na boss. Ibyo ngibyo ubwo wahageze 2019 utangira gukora. Ibyo byatangiye kuba ryari, hamaze igihe kingana iki? Umunsi wa mbere mpageze boss yatangiye kumbwira ko nteye neza, ndi umukobwa mwiza mfite igikara cyiza. Agenda nyine akomeza kujya nyereka yuko nkunda. Mu gitondo nyine madamu yagiye mu kazi, akaba yambwira atakira bino 5 ugenda ugura umugati. Nkagenda nkagura umugati, najya kumugaka ngo nta kibazo, ushobora kugira utundi tuntu ukenera yagumane. Na mabuja kandi yansigiye yo guhaha. Rero nyine nkajya ngenda ndya amafaranga ye gake, nawe ariko mukemurira utubazo twe. Umukemurira utubazo twe? Wagira ngo byari nko kugurana. N'utuye tubazo wamukemuriraga? Njye na boss twararyamanaga. Ibyo ngibyo bikabaye mabuja nawe ahari? Mabuja yabaga yagiye mu kazi. Cyane ko mabuja kuba nahari rwose byaratubangamiraga cyane. None se kogira ngo ni ibintu byari bikunejeje, kogira ngo kubikora na boss wawe byabaga bishimishije, wiyumvaga gute muri wowe? Okay, abantu nuko dukenera nicyo ni kimwe. Kandi iyo uri muri kara kazi ubuziritse cyane ku buryo utavuga ngo ndabasha kujya ahandi hantu. Urumva? Niba usohotse ukagenda mabuja ni induru. Rero numvaga nge nishimiye yuko icyo nzajya nkenera nzajya nkibona hafi yanjye, apana kugira ngo mabuja aze gushaka kumpamagara ngo ambure nagiye ahandi. Kuko yaragendaga boss akansanga mu cyumba cyanjye, ntago nararaga mu nzu yabo, nararaga mu nzu yo hanze. Hari n'umunsi boss neza mabuja yaratuguye gitumo. Yarababwiye gituma mukora iki? Turyamanye na boss. Uwo munsi byagenze bite se?
kubera ko nyine inzu yanjye yari iri hanze ukuntu nyine usa nk'ukatujya inyuma y'inzu rero bosi yari ari mu nzu ngiye kumva numva mabuja arambwiye ngo ari ngo noneho ngo kutakoze amasuku ngo kare ngo nduzi watinze bosi arabyumva mpita nsohoka ndamubwira nti numvaga ndwaye mwese ngo papa wacu ngo ntawe uhari ndamubwira papa wanyu naherukaga ari hano hanze sinzi ahantu ari ariko yari ari mu cyumba cyanjye nyine bosi mukingira icya mabuja nyine mujyana mu nzu bosi arasohoka ajya inyuma y'inzu nyine ko bariho aba yicaye ariko gusa igikorwa cyari cyarangiye gusa ibyo byabaye mu gihe kingana iki nabayeyo icyo gihe cyose nabayeyo kingana hafi n'umwaka n'igice twari tumeze uko byarabaga urumva ataragusenya urugo rw'abandi wa mukobwa we ntabwo nari kurusenya kubera ko nabikoraga rega nta mugabo udaca inyuma umugore we ahubwo ikibi ni ukuguca inyuma akajya kure urabishyigikiye noneho ko umuntu yajya aca inyuma uwo babana akaryamana n'umukozi kubera ko atari ukujya kure oya wenda ubu kuri ino nshuro ntabwo ariko nabifata kuko nanjye igihe ngezemo numva ko ngomba gushaka ahubwo nakibaza ngo ndamutse nanjye nshatse umugabo wanjye akamera nk'ubu byagenda bite nababara wababara kuki se icyo gihe utababaraga ntabwo nari kubabara kuko ibyo nakeneraga narabibonaga ibyo wakinaga narabibonaga icyo gihe ni igihe nyine ni kwa kundi umuntu agera mu gihe cye cyari igihe cyanjye nagombaga kugikoresha noneho ubaye muri ubwo buzima bwo gukora mu rugo bosi wawe akajya guha amafaranga buri gihe mukaryamana nyirabuja yagiye nyirabuja yabaga yamuburanye iki ku buryo aza ku mukozi wo mu rugo yajyaga ambwira ko mabuja nyine iyo bageze mu cyumba nyine ari wa mudamu ugera mu cyumba akiryamira gusa ntiyibuke ko impande ye haryamye umugabo rero kandi n'umugabo yamubaza ati se madamu kubera iki bino biba akamubwira ngo ngewe ngo kera ngo bigeze ngo kumfata ku ngufu ngo rero ngo mba numva ngo ibintu ngo by'imibonano ngo ntabirimo neza ngo rero ngo hari n'igihe ngo mba numva ngo iyo ubyutse ngo nijoro ngo ugahita ngo ubikora ngo mpita ngo numva ngo nibutse cya gihe bamfataga ku ngufu rero bose agakomeza kuvuga ati kugira ngo njye mpungabanya umugore wanjye twabyaranye nzajya nigira ahandi nta kibazo nawe ibyo byarakunezezaga rero kumva ko nyirabuja yashwanye na bosi gushwana na bosi bwo ntabwo numvaga binejeje ariko nanone ntabwo kuba bari kumwe bishimanye ntabwo byakubaza gukora rwaga ibyo wishakiye ntabwo byari kubimbuza ese ubona wowe atari kwitesha agaciro kubona ufite umugore mwiza ugiye kuryamana n'umukozi wo mu rugo ibyo bintu bari agaciro kayo abagabo uburyo baremye barema nyirari umugabo ntabwo icyo ngicyo ugiye kugitindaho abagabo bose ntabwo yagufata ngo agushyire mu rugo abona uri umugore mubi kandi nta nubwo yabona undi ngo abone umugabo ku mugore atarabonana nawe urumva ahora yumva yuko urabona iyo uri kurya ibiryo tuvuge uri nko kurya igitoki ugahita ubona urya inyama uhita wumva ushaka inyama kubera yuko aho uri kurya igitoki rero n'abagabo niko bameze bahora bashaka kurya ibiryohereye wowe ubwo wari inyama aho ngaho umugore ahita aba igitoki none se si yarashaje bari bamaranye igihe kinini mbese ubwo ibyo bintu kugira ngo bibe buri munsi wari uryoshye bingana iki ku buryo warushaga nyirabuja kumukunda si wenda sinavuga ngo nari ndyoshye gutya gusa bosi wenda kuri we n'ikigero cy'uko aryoherwa naramuryoheraga ibyo bosi yari afite abana icyo gihe yari abafite abana se we wabonaga umubano wawe na bosi babivugaga iki nta n'uwigeze abikeka na rimwe ahubwo bose nyine babwiraga mama wabo nyine aravuga ngo Aline aryamana na papa wanyu ndi papa mama urabona Aline yakiteza papa Aline rwose nta nahahuriye na papa Aline yakwiteza papa cyangwa papa yakwiteza oya ngiye ngo ntabwo nakemera papa wabo kubera iki se nyine urabona hari ukuntu nyine umuryango umugabo nyine mu rugo nubwo nyine hari ukuntu nyine hazamo akantu ko kumusuzugura rero nabo niko bari bameze nimba yinjiye mu nzu umugore akamusuzugura akaza nyine inyuma akabona ngenda ntabwo musuzuguye ndi kumushimisha nta bivuze yuko agomba gusiga abamusuzugura agasanga bamubwira neza ubwo impamvu nyamukuru abantu bacana inyuma se wowe wabonye ari iyihe nubwo nawe wabikoraga bitari na byiza umuntu atanabishima ariko kuko ari ibintu biba byarabayeho abantu baba bagomba kubiganiraho bakagira n'umwanzuro babifataho na cyane cyane ko iyo byabaye ufite experience impamvu nyamukuru
abantu bacana inyuma wabonye ari iyihe? Impamvu nyamukuru abadamu bakunda gucibwa inyuma n'abagabo babo, ntago yirekurira umugabo we, ntago yumva umugabo we, yumva yuko umugabo wiwe n'ubundi uko yabikora kose yagiye hanze, ariko buriya umugabo iyo yaje ukamweka kumwitayeho, urabona umugabo iyo yahembwe aza yitwa papa wanyu cyangwa dadi wacu, ariko iyo atarahembwa aba yitwa iswa, ngo shyira iswa iki kintu, shyira iswa iki kintu. Rero iyo umugore yaba yahembwe yaba atahembwe, umugabo wawe ukamwakira neza uko ameze. Iyo uvuze ngo umugore aba yirekura, si ubwo kwirekura no kuvuga nose uko baba barabanye mbere, urumva apana kuvuga. Urabona abantu bagikundanye, urumva abantu bagikundanye urabona ntago mwamara isaha mutaravugana. Mu gitondo tegurira umugabo wawe icyayi, ajye mu kazi anywe icyayi, gishobora no kuba kidahari. Niba kitanahari byibuze mubwira agira urugendo rwiza mu kazi, mubwire bonne chance, urumva agende mu kazi, nava mu kazi umuhereze silipa mukuru, niyo wamuzimukura mu cyaka azikuramo wamuhereje silipa hafi aho ngaho, agakuramo inkweto akaba yakambara silipa. Ntago wimuta muri salon ugiye kuryama uhita umubaza se turajya kuryama, murajya kuryama aka kanya se cyangwa tube turetse urajyayo mu kanya. Ntuhita umugabo muri salon, umugabo yimutaye muri salon n'ubundi yumva yuko n'ubundi aho wiriwe mu bandi bagabo ari bo wiriwe uhakeya wenyine, aje adakenewe. Ariko iyo umuhaye keya ukamujyana ku murongo neza, akaza ukamukuramo inkweto, ukamushyira amazi muri dushe agakaraba, byana ngombwa ukajya kumusiga, ese kaba ari umugabo wawe uragenda ukanamusiga, ukamuha keya, ukamukora nako kamasaje, ukabona ko umwitayeho. Yego, wavuze ko washishikaye koko. Ibyo bintu no gutatu tubiseka, ariko nanone ku rundi ruhande bari ibintu bibabaje kumva umupatro, umupapa ufite abana n'umugore mabuja, ku ruhande rwawe niba uri umukozi umwita mabuja, uwo mupapa ufite urwo rugo, abantu bamubona mu nzira bakabona n'umuntu w'umupapa wo kuwiyubashye, akaza kuryamana n'umukozi bikaba rimwe kabiri gatatu, bikaba karande afite umugore. Kuki utagendaga ngo wegere umugore umubwire uti nyamara ukwiye kwitwara gutya na gutya, ngo izo nama utubwiye nawe uzimugire, ariko urugo rwe gusenyuka gutyo? Ubwo urumva wajya imbere ya mabuja ukamubwira ngo ibi nibi, yahita kubaza ko ari weho washatse cyangwa ari we. Aho ngaho ubukuruye amakimbirane. Cyangwa se ngo ubwire umugabo niba aje ngo muryamane, ngwita ariko rero databuja ibi bintu sibyo, ukwiye kubaha umugore wawe ntukajya umusuzuguza. Kuko akenshi iyo muryamana gutyo hari igihe nawe usanga utangiye gusuzugura nyokobuja, kuko ubona bosi wamwisanzuyeho. Nyine ibyo ntago byabura byo kuvuga ngo wasuzugura nyokobuja, kuko uhita utangira kubona ko mubeshya. Gusa njye ntago mabuja nigeze musuzugura, nakomeje kumwubaha uko namwubahaga na mbere, akazi ke nkomeza kugakora neza, ntangira no gukeka yuko nyine bazamfata, ntangira no kuba nabwira umugabo ati niba twapanze guhura, fata igihe tuve no muri Kigali tujye mu ntara, tuba ariho tugenda duhurire, mbese ko natashye iwacu, noneho niduhurira mu ntara turangize ibyacu, utahe nanjye ntahe. Kuko umugabo yakundaga gukora atahaba. Ariko wagira ngo ni ibintu wabaga wateguye, ni ibintu wakoraga ushaka, kuko kugira aho ubwira umugabo wubatse uzi ko afite umugore n'abana ukamubwira ngo duhurire mu ntara, ibyo bintu si ibintu wabaga wapanze, si ubushake bwawe gusenya urwo rugo? Ntago rega njye narusenyaga. Usenyurwe bamutiza umuhoro, we yaraje ndamwakira. Wabatizaga umuhoro? Ntago nawumutije, narawubuze iyo nkubona nari kumbuka. Nese umwuga kugeraho ubwira umugabo ufite urugo wubatse, ukageraho umugira inama uti tujye duhurira mu ntara, urumva bishatse kuvuga iki? Impamvu nayo mubwiye ngo tujye duhurira mu ntara, nabonaga yuko umunsi umwe mabuja ashobora kuzadufata, ugasanga bibaye ukundi kuntu, bibaye nabi, bivuyemo no gutandukana kwabo. Gusa twatandukanye na bosi neza, bosi tutandukana batadufashe na rimwe, nubwo badukekaga birangirira mu gukeka. Rero bosi ndamubwira ati rero, kuko njye icyo numvaga nshaka nari nkibonye. Cyari kihe? Njye nari nkeneye amafaranga cyane. Yaguye angahe icyo gihe? Hoya ntago yampaye, ahubwo yo yampaga nararundaga nkabika, kuko yampaga amafaranga nkataha no mu rugo nkaba nakora ukwezi kugashira bakampemba. Amafaranga yanjye ngenda nyakusanya, icyo nashakaga gukora ndagikora, mpita mubwira ati icyo twahuzwaga nacyo duparike, ahubwo
weho ikintu nakubwira genda wubaka urugo rwawe urwitayeho ngiye turangizanye arambwira ati oya ntago nabishobora mbabarira dukomezanye n'ubundi uko icyo wantegetse naragikoze namubwira duparikira aha none se ubwo umuntu yakibaza ngo izo nshuro zose waryamanaga na boss wawe mwabwo kakwikingira ko kenshi byabaga wenda binatunguranye kubera no kwikanganyira buja oya twarikingiraga nese ubwo ngubwo kuryamana na boss nyine izo nshuro zose mukajya naho mujya mupanga kujya mu ntara boss wawe yabaga ari wa muntu kigwa condition kikubwira ngo ukora ibi bintu kandi muhurira mu burire cyangwa igitsure cy'umukozi ku boss cyabaga cyarangiye igitsure cy'umukozi kuri boss cyabaga gihari kubera yuko ngi icyo nashakaga nari inkizi ntago nagombaga kwereka mabuja yuko umugabo wiwe muciye amazi kuko turyamana oya ahubwo mu kazi nkora nakomeje kwita ku kazi nkomeza no kujya numva yuko nyine nimba bambwiye ngo ukora iki ngomba kugikora gusa nyine hari akantu katajya kaburamo kuki kimbwiye ngo nkora ibi ngibi cyo cyabikoze nyine ariko ukanga ukabikora wijujuta ariko ukabikora kwa ko uzi icyo ushaka kuba mwararyamanaga ntabwo rero byagucaga intege cyangwa wumve waregeje kubera kuryamana na boss wawe bitume akazi wakoraga gapfa hoya rwose na mabuja narakomeje ndamwubaha n'abana be rwose ndabubaha neza turangizanya neza ngiye no gusezerayo barambwira bati rwose watubabariye ukazavanga aho ugiye gushaka umugabo ndabwira ntoya hari ibindi ngiye kuba ndi kwitaho nkakora mabuja yari umuntu mwiza kuki wamuyemukiraga yari imfura kuki wamuyemukiraga se ntabwo nanjye yari njye yari indese bwari ubuzima bwatuma uhemuka rero bitewe mabuja w'umwana mwiza ariko ukanga ukajya umuca inyuma kubera amafaranga none se ko yari umugabo we yari kwanga kuyama akajya ahandi akayatanga muri make wafatiye hafi wowe njye nafatiye hafi aho kugira ngo njye mva mu rugo kwa mabuja njya ahandi nkora ahubwo ku bundi buryo bw'uko najya nyakura muri urwo rugo wajya yakura muri urwo rugo waravuze uti reka mfatire hafi no se urumva atari ugusarura umutungo w'urugo umubyeyi urabizi afite abana afite umugore abana bakeneye kwiga bakeneye ibikoresho runaka aya mafaranga yagatunze umuryango akayagushoraho iyo utekereje uyu munsi none byarabaye warakuze wamaze kubona icyerekezo wamaze kumenya ubuzima iyo utekereje neza wumva ibyo wakoraga byari byo bitari gusenya urugo rw'abandi ubu nyine kuri ino nshuro mba numva nyine yari ikibazo ariko nanone nkavuga ngo hari icyo nari nkeneye gusa nyine nkaba nagira n'inama abandi bantu yuko nyine umugabo afite umuryango akaza akakubwira ati tubigenze uko ufite kumuhakanira kuko hari igihe birangira nabi nje byarangiye neza ndamusezerera n'umuryango we ndawusezerera ariko hari ushobora kubikora bikaba nabi bakaba banamutwika biramutse bibayeho nk'uko mwabikoraga bikarangira hajemo gutwita wari kubigenza gute ubwo nyine nari kubyakira kuko byari kuba byarabaye byari kuba byarabaye ariko umuntu abyumva neza cyangwa se n'abantu baraza bazajya muri comment nabo batubwire akenshi ibi bintu bibaho kandi henshi kuba umukozi aryamana na boss we cyangwa se kuba nyirabuja nawe ashobora kuryamana n'umukozi nawe w'umuhungu cyangwa se w'umusore nabyo bishobora kubaho ibyo bintu bizacika gute ibyo bintu rero gucika biri ku bagabo abakobwa twebwe umukobwa cyangwa se umugore ni bamwe mu bantu navuga ngo twe tujya aho bigiye ntabwo muzi kwifatira imyanzuro ntabwo kwifatira imyanzuro umuntu aba byanze umuntu murananiranwa arakubwira ati mfite amafaranga ya naya dukora uku n'uku wabyanga agahita ajya kureba undi noneho wa undi agiye kureba ya mafaranga akayemera wayanze kandi wari uyakeneye ese kubera iki nta mukozi wo mu rugo ujya ugira ubutwari ngo abe yabwira bosi we cyangwa se niba ari umusore yabwire nyirabuja akamubwira ati ibi bintu ntabwo ari byo ntabwo ibintu tubikora kugira ngo wenda tubikore ntanasezera akazi kanjye kuko ubwo butwari mutajya mubugira ahubwo mugahitamo gusenya ingo z'abandi muri ubwo buryo hoya ntabwo ari twe natwe ubwacu tuba tuzisenye kuko umubosi araza akakubwira ati ndashaka tujye turyamana nitutaryamana nzakwica hari nk'umushuti wanjye nyine twari duturanye gutyo nawe akajya abimbwira mu gihe nanjye nabaga mfite bosi tumeranye uko nguko nawe afite bosi wamubwira ati nzajya mbikora kandi kubikora niwibeshye ukabivuga nzakwica akajya amuha n'ingero nyinshi akahita amubwira ati icya mbere nuva aha ngaha uzongera kubona akazi
kabiri nuva aha ngaha uzaba ubaye ikirumbo n'ubundi umuntu wese azajya kubona nk'ikirumbo ariko nuramuka umpaye uzaba wihesheje agaciro ntabwo umuntu wo hanze azajya kubona ukundi kuntu nuramuka umuhaye we rero akajya amuha nyine mu buryo bwo kugira ngo basi yimarire kabiri akamuha iki igitsina kugira ngo ngo yamuhaga mu buryo bwo kugura inzira hari abakozi nk'umukozi uvuye mu cyaro uyu munsi akaza i Kigali ntago ayizi umuntu yamuteye ubwoba birangira nyine n'ubundi cyo wamuteye ubwoba kigukoreye we mu rugo hari Kigali oya nawe waje gukora akazi ko mu rugo uvuye mu ntara nawe si niyo situation winjiriyemo yo kuvuga ngo mvuye mu ntara sindamenyera i Kigali sinamenya naho mera hano niho mbonye akazi bwa mbere no kubona ahandi byangora oya ntabwo ibyo ngibyo njye nabigendeyeho noneho ubwo zimwe mu mpamvu nyamukuru nizo ngizo utubwiye zizamo n'iterabwoba ukumva uti reka nyize amagara yanjye mwihera kubera yuko umubosi nawe ubwe n'ubwo ababikora abafite ubwoba abafite ubwoba rero iyo afite ubwoba iyo aje ukamuhakanira ahita atangira kugenda akabwira nyokobuja uriya mukobwa yatetse ibiryo birimo umunyu mwinshi uriya mukobwa mba mbona isuku ntago nzi ukuntu bimeze mumwirukane mushaka undi kubera ko bamwimye byonyine ababosi nyine nabo hari igihe baduta mu gatego ariko wowe bwa mbere mubikora ntabwo wigeze uhakana warabishakagaho oya njyewe ukuntu nyine uburyo byagenzemo we yampaga amafaranga ibaza umuntu aguhaye amafaranga uri bujye kugura umugati detaye ugura imigati ibiri we n'uwawe kuko nitwe twasigaraga mu rugo twenyine abandi ntibabaga bahari 4,800 nkayabika bikaba icyumweru icyo cyumweru ayo mafaranga nayo ndi gufata yari aya musaza wanjye cyangwa yari aya papa njyewe nabikoze mvuga nti n'ubundi nimbyanga arahita ndishaho amafaranga kandi nayikoreshereje ibindi rero mpita mbikora muri ubwo buryo icyagutiye ubwo nuko amafaranga wari warayakoresheje narayakoreshaga ntago nayakoreshaga ngo mvuge ngo mise nyakoramo kiriya kintu ya wenda narayabikaga yaba nka veni nkaba nahamagara mu rugo nkababwira ati mungurira aka kantu bakakagura ate se urahembwe tingiye mabusha nyine aranyizeramo n'amafaranga y'ubuntu no ngo wakurugaga n'amafaranga bwa mbere mujya kubikora yari yaguhaye umunsi wa mbere no tubikora kugira ngo anyemeze yuko ikintu yari arimo yagishakaga yamaye 20,000 ambwira ati nubivuga sinkwaye 20 nzagenda nkurogeshe ntangarenze 20 ariko aho kugira ngo unsenyere ngiye nkuroge rero ngiye n'ubundi kumbwira ngo ari bundoge n'ubundi amafaranga ari buyame nkaba namuha numva nta kintu bimbwiye umva kumuha nta kintu bitwaye nta kintu byabiga utitaye kuvuga ngo afite umugore ngo arimo aramuca inyuma wepfa kuba yakwihereye amafaranga rwose cyo nari naraje mu rugo rwabo nshaka yari amafaranga kandi wari uyabonye amafaranga narayabonye nyine igihe kiragera ndasezera wasezeye uvuga ngo urayagwije se oya narabwiye nyine mfite ibintu byinshi ngiye gukora iwacu bambwiye ngo ngaruke nige rero ngiye kwiga nambwira ati se wakihanganye basi tukakurihira imyuga ukiga ukaguma ndabwawe ya mu rugo bantegetse ntago binginze cyangwa ngo bansabe bantegetse none ubwo kuva aho usezereye ukazi mwongeye kubonana mwongeye kuvugana byagenze bite mbere yuko njya kuvayo namuhaye atansiyo namubwiye ati ibyacu byararangiye nidura mu muhanda uzansuhuza nzaza mbasure mu rugo nk'umuryango twabanye ariko ku cyerekeranye no kuvuga ngo njye nawe twakongera gukora imibonano tubisezere ujye umbona nkaho tutigeze tubikora nanjye bwabwo bayanteye nanjye namubwiye yuko niyibeshya akabirengaho nzamuteza umugore we none se ubwo nyine aho ngaho ubwo niho hava ka gasuzuguro kuko niba muryamana n'umuntu ugera ukamumenyera ibaze nawe kubwira bosi gutyo nyine impamvu njye nari mbimubwiye igihe cyari kigeze kugira ngo menye yuko icyo nakoraga ari ikosa mu gihe nari numvishe ko icyo gihe nibwo wari usobanukiwe ko ibyo wakoraga ari ikosa icyo nashakaga nari nkibonye numvaga yuko noneho aho bigeze nta mpamvu yo kugira ngo nkomeze nsenye urugo rw'undi mubyeyi numvaga yuko aho bigeze ibyo nabonye birahagije nagombaga gutangira ubuzima bwanjye bushyashya wari umaze kubona noneho ko ari ikosa ibyo wakoraga byo guca inyuma umugore yego umaze kubona ko ari ikosa n'amafaranga yose wari waramuriye ntabwo umutima waguciriye urubanza ngo urebe b'abana uvuga uti amafaranga ariko ubu ngubu yari kuba yishyuriyemo mu ishuri kandi bafite amafaranga ikitari kibuze kuri bo ni amafaranga rega hari abantu bafite amafaranga hari ibishira se hari ibigwira bishira oya amafaranga baba bayafite n'ubundi ayo yampaga ni nkuko yagenda akayanywera
ni nk'uko yagenda akayaha abandi bantu neza abo bantu yabahaye bayamusubiza ahubwo naravuze okay nakoze iri kosa nkuyemo iki ngiki ese iki ngiki ahubwo nkuyemo wakibyaza umusaruro ahubwo ngiye nkavuga nti iki kintu ndagiparitse sinzongera kugikora ubukene bwagukoresha byose rero ubukene bwagukora nta na kimwe rega amafaranga aho kubise hahita horoha nk'ikintu uvuga uti ibi ngibi ubukene bwakinkoresha ni iki so ni ikira kuri ino nshuro kako majiye kumenya kenge hari nta kintu nta bwenge wari ufite ubwo nyine mbere nari nyifite irari ryo kuvuga gukora ku mafaranga hari n'abantu bashobora kugikora atari uko hari n'ubigikora kubera ingeso hari ugikora kugira ngo abone icyo ashaka ikintu nyine urabona nk'ubu ngubu nkunyuzeho wambaye inkweto nziza cyangwa ipantaro nziza ndifuza kuyigura kandi nkorera amafaranga make ntago iyo pantaro azagura amafaranga nkorera azagura iyo pantaro ngo nanazigame nzakora ku buryo njyaho bahita bayampera rimwe n'ubundi nayo ndakaza nkayabika ariko iyo baguhereye rimwe ntago baciye mu nzira nziza nyine ntago byose dukeneye kuri iyi si twabibona mu nzira nziza wahisemo we ko nimba uzazikora ariko ukagera ku cyo ukeneye oya ariko ubu ngubu nabaye akana keza oya akana keza nose amafaranga ubu warayabonye amafaranga ubu uri umukire oya ntabwo ndi umukire cyane ariko anyamurira ibibazo bimwe na bimwe mba mfite mba nyafite none se izo ni imwe mu mpamvu z'uko abakozi baba bahembwa amafaranga make niyo mpamvu ibyo byose biba hari n'igihe sobuje nakugiye nk'ingero nyinshi sobuje ashobora kugukunda kurenza uko akunda na nyokobuje hari benshi cyane usanga babana ashobora kuba ugenda umukozi narinjiye mu rugo rwawe ukarusohokamo nkarugumamo kubera yuko nageze mu rugo boss akunda ngiye cyane kurenza wowe biba ngombwa ko usohoka wowe byari bimeze bite yagukunda cyane kurenza umugore yarankundaga mwibanga twe dufitanye urukundo rw'ibanga ariko njye ntabwo narufataga nk'urukundo kuko nawe yarabizi ko mfite undi nkundana nawe wari ufite umukunzi wundi ariko nyine kuko yabaga ari kure kuboneka bigoye kuki se wacaga inyuma umukunzi mpfa kandi nawe nyine namucaga inyuma kubera amafaranga none se wowe ugereranyije ubwiza wari ufite n'ubwiza nyokobuje yari afite ubigereranya gute ku buryo uvuga uti byanga ko namurushaga ubwiza ku buryo namukururaga kurenza uko mabuje yasaga oya mabuje yari mwiza ahubwo n'irari rya boss agasiga umugore mwiza akaza kuri wowe utiyita mwiza kubera irari ukamwemerera none wakanga ukamwita ayo mafaranga yakemuza ibibazo ntabwo ibintu ari ngombwa ko tubikora ubu koko bakakanya nkuhereje amafaranga wayanga byaterwa nyaguhaye nakubwiye ikintu tugiye kuyakoresha kandi wumva we yarakikubwiraga njyewe yarabyuka akambwira ati genda ugura umugati nkagenda nkawugura amafaranga ngaruye urumva nkayibikira umugati abandi bagiye akaba ari wowe umugati yazanaga umugati nimugoroba hari abana benshi noneho mu gitondo bagenda gushize ku buryo abasigaye inyuma ntabwo nyine wabaga washize kuko bari benshi nyir'urugo ntabwo yaryaga ku mugati yaguze kandi wabaga washize ahubwo we akavuga ati nta kibazo ndabwira tantine antekera umureti mu buryo mu mari ndabwira tantine antekera umureti cyangwa se mbe nagura undi mugati tantine yari wowe tantine se kuri kubigiraho ikibazo yari nge tantine uryamana na boss oya byararangiye nyine ntabwo bikiba ariko byarabaye byagusigiye isomo se byansigiye isomo rero rimwe ryonyine mu buzima bwanjye ubu ngubu kuri ino nshuro nzi ko kubona byinshi mbonye aka kanya bije bitunguranye ntabwo byangirira umumaro cyane nk'ibije bitinze byamvunnye umuntu wese agiye yumva yuko ikintu cyamuvunnye aricyo kigomba kumutunga abantu twese twabaho neza ariko kumva ngo boss ngo yamaye amafaranga nyine kuri ino nshuro ndabyicuza mpita nibaza nk'ubu ngubu muri ino minsi nshobora no kubana n'umugabo cyangwa se mu minsi izaza umugabo wanjye naramuka bigenze gutyo nkahita numva mbyibajijeho nyine nkumva nagira inama abantu nyine babikora kuhita babireka umubosi ntago ni weho ubwawe ni wowe ntago umubosi azanga akubwire ngo nudakora iki ngiki ndakwicara arema akwishe gute se ngo nutagikora ngo nta kazi uzongera kubona ntago ari utanga akazi uriho kubera wowe ntago uriho kubera uwo muntu
ukamuhakanira kandi ukamuhakanira uri seriye. bari ni inkuru wenda umuntu avuga rimwe na rimwe akanaseka ariko na kurundi ruhande bitanasekeje, ariko biba bikwiye no gusiga isomo kuri nawe, kuri wowe mukozi, kuri nyirabuja, kuri data sobuja. Niba uryamana n'umukozi wawe hari isomo ukwiye gukura muri no nkuru, ntabwo ari ibintu biba bikwiye. Niba nawe uri umukozi kuryamana na sobuja ntabwo ari ibintu biba bikwiye, ahubwo tujya ngo tuganire turebe ibintu abantu babayemo, washe kugira isomo ukuremo kugira ngo ejo n'ejo bundi ibyo bintu biba bitazongera, kuko bituma hari byinshi bisenyuka. Hari abo bana, ayo mafaranga uba uwo mukozi, hari abana yakigishije ugasanga bibyisha undi murongo waho bigenderaho. Hari abakozi bameze nkawe wenda nabo bakora ibyo bintu, baba bariho baba badukurikiranye, banyuze mu byo wanyuzemo. Inama bo wabagira ni iyihe? Nabagira inama yo guhakana bakomeje, kubera yuko uwo boss naba yaguhaye amafaranga ntago yaguhaye kuko uri umwana we, abana be baba bahari kuki atayabahereza. Niba yaguhaye tekereza ati boss kubera icyo yampaye. Hari umukobwa wundi twe duturanye, hari umwana mwiza byahatari, ni ukuri kose iwe yavaga boss yamuhaga amafaranga agahaha, yamara guhaha agatashiramo hari ku meza hari akantu kameze nk'agaseke ukuntu, agahita yafata akayashyiramo. Nyirabuja ati se ari amafaranga yavuye, bantumye umugati ngaya yasigaye. Nyine bihangane bajya abana beza, ibyo ni ubutwari. Oya nyine baba bayakeneye, ariko hari igihe uba wumva weho ari weho uyakeneye cyane. Ubwo si ukikunda? None se mbere yo kugira ngo ukunde abandi ubanza ukikunda. Uwo mukozi mwari muturanye umuntu yamushima pe. Ni intangarugero, kubera yuko hari n'umunsi boss yo yagiye kumuganira se. Twaraganiraga akabikubwira ukamuseka. Nyine byari ibanga ryanjye na boss, nta wundi muntu twe dufitanye irindi banga. Byari ryanjye na boss, kubura inshuti yanjye ntibyari bivuze ko ndi bikubwira. Erega ibanga ni irya babiri, iyo hajemo batatu bihita bipfa. Ahubwo se babiri kandi bavuga ibanga ni iry'umwe, ahubwo na babiri hari igihe nyine umukozi iyo mwaganiraga akakubwira ati ye boss ajyamo amafaranga ntayagaro nkayashyira hano, mu mutima wawe ubizi ko wowe ayo ugaruye bakubwira ngo yagumane, wumvaga bimeze bite muri wowe? Nje nyine ryari ibanga ryanjye, nta kintu nari kuvuga, gusa nyine nahitaga mubonamo nk'ikigoryi, kuko ndibuka hari igihe mawuja we na boss, ndabizi nanyumva azahita bimenya. Urumva hari igihe mawuja we na boss basohotse, bamaje gusohoka mawuja asigara inyuma, boss arihuta itaza mu rugo atamubwira ngumva ngo ngwino afunga imiryango yose, atamubwira ati ndashaka kumpa ku bintu, nta n'ikindi nshaka, nta kindi ngaye amafaranga m'ibintu. Umukobwa aravuza induru bibinambara, mawuja itaza ngo habaye iki, ngo Delphine ngo aragusabye. Ndabuvuze ngo aragusabye, atavuga ngo yiko yari kunsaba, atamubwira ati wa mugabo wamburanye. Hari igihe nyine n'ababosi ntacyo baba baburanye abagore, ariko kubera irari bakaza. Yitwa Aline, niwe twarimo tuganira kuri Yawe TV. Nizere ko iyo story hari byinshi yagufashije, hari isomo wayikuramo, nawe ujya muri comment ukatubwira uko bo byumva, yabyemewe cyane. Ndagushimiye rero, wakoze cyane kutuganiriza kuri Yawe TV. Mwakoze. Kadushime namwe mwarimo dukurikiranye. Nitwa Patrick, ndabashimiye, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro Yawe TV bibagezaho. Yewe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.